turabasuje nitwa Mugema Sadiki nkaba ndi umunyamakuru twaba twari dutunguye umuntu tuhora tubona kuri channel akaba ari umuvuga butumwa tukaba tugiriwe Imana no kuba tumubonye tukaba tugiye kumwakira akaba agiye kutubwira ako mwihangane kuba tubatunguye kuko twarabashatse twarababuze. Murakoze cyane. Tugira amahirwe yo gukubona. Nitwa Irabivivaguye David, Imana ibaherize umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tukaba tugiye korera kumwakira kugira ngo nawe atubwire ese yatangiye ute, ese mu buzima bwe buhagaze gute, ese korona imeze ute. Ubu niyo tuhano tugiye gutangirira mugira amatsiko yo kugira ngo mwumve ikiganiro tugiye guhuzanya nawe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twatangiye ivuga butumwa ni kinini cyane. Je tuzagenda tubisobanuraho cyane mu buhamya tuzagenda dutanga. Murakoze. Murakoze kandi bihe natwe ntibitworoheye ko namwe muri kubibona bya corona. Biri hose kandi nta sije gusa namwe murabibona turi mu minsi yaguma mu rugo. Irabivaguye kuri channel yawe umaje kugira abantu benshi ariko twebwe twari twarakubuze ariko uri kumenyekana uri kuvuga turi kugushaka ubu nibwo tukubonye. Ese watangiri tucire muri makeya uburyo ki watangiye ku buryo uvuga bura butumwa bwawe buri muntu wese agagukurikira akaryoherwa ku buryo buri muntu wese yumva ku mutima we mbese yumva karanira kuzakubona. Bise watangiye ute? Tunyure muri makeya utubwire gake turagenda tugera kuri byinshi. Murakoze cyane. Natangiye ivuga butumwa ryanjye ni gihe kinini cyane, mfite imyaka 13 9 nicyo gihe natangiye ivuga butumwa. Na n'ubu ndacyakomeje kuvuga Yesu. Imana yarampamagaye, nahamagawe n'Imana ndayemerera, na n'ubu ndacyari mu bushake bwayo. Icyo yemeye kunkoresha ivuga butumwa ryanjye ndarikora. N'ahandi hose biri ngombwa ko mvugira ijambo ry'Imana ndarivuga. Ndi umukozi w'Imana muri make. Murakoze cyane. Umaje kumenyekana sibye mu Rwanda, hari ahandi hantu njya numva Burundi njya numva bakuvuga. Gusa ntabwo naragize amahirwe yo kuzakubona ako ndabona ukiri umusore mutoya. Ese waba ufite imyaka ingahe? Ubu ufite nk'imyaka ingahe? Murakoze cyane. Ufashe iyo mfite ukaza gutekereza uyu mwanya niyo nakubwiye igihe natangiriye ivuga butumwa n'igihe turimo, waza gusobanukirwa imyaka yanjye bidasabye kwikubwira. Byose ngombwa. Murakoze. Kugira ikinyarwanda gikaze. Uri umuvuga butumwa koko. Uri umuntu ufite ikinyarwanda gikarishye cyane. Mwaba mufite gusa twabivuga gukira. Mwaba mufite umuryango ubabereye hafi. Okay, murakoze cyane. Umuryango ndawufite kuko ntabwo nivukanye. Kandi ndateganya no kuzagira undi muryango mugari. Ubwo rero bisobanuye ko umuryango ndawufite. Kandi nawe ubwawe uri umuryango wanjye. Bisobanuye ko umuryango ndawufite ni mugari cyane. Umuryango nashatse kuvuga ntago ari umuryango wavutsemo. Ni umuryango madamu, umusheri ku ruhande, sibyo? Wihangane ntago baze byinshi ariko wihangane. Ibyo si ngombwa tuzabiganiraho ubutaha. Ariko turagira ngo hari abadukurikiranye kuri YouTube, hari abadukurikiranye, hari abagira ngo turagira ngo udusengere nka kwa kundi cyangwa uvuge ijambo ry'Imana nka kwa kundi tujya twumva ukora mu nganzo. Turagira ngo twumve natwe nanjye ahondi numve ko ntandukane nawe, numve mfashishwe mu mubiri wanjye, nanjye umutima wanjye numve nanjye nezerewe. Kwijambo murakoze. Ntabwo twabura icyo tuvuga ariko mu kinyarwanda cyiza nimunyanira ko mbabwira ubutumwa muzampamagara. Ariko nagira nkubwire ngo hari amagambo abaho kubera impamvu. Hari nk'amagambo amwe yavuzwe n'umugaragu witwa Dawidi. Amen. Ubwo yari mu ishyamba aravuga ngo byanga byakunda nzava aha hantu. Aho mafite ijambo rifite umutwe uvuga ngo hari ijambo Goliyati avuga ariko iryo jambo rivuga uko Dawidi yaje. Ngo umunsi umwe Dawidi ari mu ishyamba samutumaho Yesaya. Amubwira ngo inuje kundebera abakuru bawe ku rugerero n'intambara uko bimeze. Murakoze.
Bageze wasaga abakuru be bari mu myobo. Amen. Baramubwira ngo wavuta dukandagira turi hano. Mbese ko muri hano atari ko hatu batakumva inesi ngo uwo mwanya umuntu witwa Goliyati abarivuze. Amen. Suzuguye Abisirayeli bose. Suzuguye n'Imana yabo. Bajyaga bambwira ko Imana ya Isirayeli igira imbaraga ariko menya ntazifite. Bajyaga bambwira ko igira amaboko ariko menya ntayifite. Bajyaga bambwira ko ishobora byose ariko ngiye yarananiwe. Dawidi atangazwa n'uwo muntu ndetse n'umubabaro mwinshi. Uwo muntu usebye Imana, uvuga Imana nabi, yumva biramuyobeye. Arangije arabwira ngo uwo Mufilisiti yababereye inshoramahanga uyu munsi ndamubicira. Hari imbaraga z'Imana zikora byinshi. Birashoboka ko nawe uyu mwuka uhumeka byaba byavuye ku mbaraga z'Imana. Byinshi tuzaganira ku ijambo ry'Imana, wenda kuva tumenyanye ni intangiriro y'urugendo rwacu tuzaganira. Hari akantu ariko gato nshaka kubaza. Ese wumva ko ushaka kugera he mu buzima busanzwe cyangwa se muri kariyeri yawe wumva kariyeri yawe ushaka kuyigeza he? Wumva ko kariyeri yawe izagera he uko bitekerezaho ko wumva ubyifuza? Urakoze. Murakoze cyane. Ntabwo nifuza kuzamamara ku ruhande rwanjye, ahubwo ndifuza kwamamaza Yesu. Amen. Kuko ngewe ntabwo nifuza aho nzagera, ahubwo Yesu wampamagaye niwe ugenera aho ngera. Kuko naho ngeze si ku bwanjye. Bisobanuye ngo Imana yampamagaye nizangenera igihe ngomba kubamo. Byose bikorwa n'igihe. Buri urabona hari igihe kigera hari urugero nshaka kuguha. Umuntu agukunda uyu munsi, ejo bihindutse ahagejeje agukunda yaharenza kwanga. Ikindi akwanga ahagejeje akwanga kuri uyu munsi, ejo yaharenza agukunda. Umuntu akwanga mu kwa mbere akagukunda mu kwa kabiri. Ibyo byose bisaba igihe. Igihe nicyo kibikora kandi umugenga w'ibihe niwe nkorera. Urakoze cyane. Abadukurikiranye namwe mwabibonye ko twari twaje kwakira umuvugabutumwa, twari twamutunguye aratwakira. Ntabwo ari muri ba bandi twakiraga ugasanga turiye n'igiti. Bijya bitubaho. Hari igihe tujya kwakira umusitari runaka akadukubita igiti, ariko tugiriwe n'ubuntu turicara turatuganiriza, ndetse twafashe n'agafanta nubwo mutabibonye mwihangane, ariko Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, nawe Imana ibahereze umugisha. Ariko muradusengera ubundi bitandukanye. Nta kibazo. Mwami Yesu mwiza, urakoze. Uri umukozi w'umuhanga, turagushimye. Barize umugisha abagaragu bawe, natwe kuduhereza umugisha. Kandi ubakuze ubagure, bahagakiza babere maso, banyurwe n'ijambo ryawe. Urakoze muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze.